ngo bansabe ngo babijiyo bija kandi mukorana muri Seka Comedy turakorana ariko bagomba kwemera ko ndi mukuru wabo am king of YouTube bakiramani kiramani ubwaranzi usanga hari abantu benshi batunzwe n'izina yaka kandi batunzwe na videos nindusha views ufashe videos zose kuri channel zose ngeranyuze habakwe kura Filmax basabe barakuse niki koko niki ase bura story ya Medi ntikurusha views iki story ya Medi Randrim ifite miliyoni zigera mu 100 na wowe uzafate video zanjye zose uzishyire hano noneho ukore multiplication nangwa mukubi none urebe ko ngewe Medi ngiye namurusha views ngewe ya mu king of YouTube ngiye niwapinga ahubwo amakuru mfite yagowe ngo siganywa ni fake ngo siganywa ni ayo wayakuye urayizeye yagwa Nihashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane wihangane kandi ukomere uyu munsi biranga ejo bigakunda umunyarwanda ati bucya bucyana yandi ntangiye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema gutwereka urukundo ni mwebwe mudutera imbaraga kandi Imana igibamisha myinshi koko itagabanyije of course ntishime Clever ndi a man of the people ndumugaragu w'Imana if wanna say I'm Mr. Confidence. This is GJC Media TV. Kumwe na cameraman Eric. Eri mbabarira none ubwo muvuze gake era kuri Masai. Turi kumwe n'umutumirwa of course. Imbere mu murebe. Muri comment fora ninde ufite ikirenge kimeze gutya. Cameraman ushaka kugaragaza inzara zanjye zavuye mushaka ceceka se batakumenya ceceka batakumenya cameraman hera ku nkoni gake gira gutya gitimuje gatima bavukiye mu bipangu muracyafite inzara zose abese wikitangaza ave ubucecetseho gato cameraman hera ku nkoni zimwe zavuyemo izindi kandi none uyimutumira inzara navukanye na rumwe nkigira oya ereka duhere ku nkoni ashizemo zose zinincha fora ninde muri comment inkoni ni yabatahira ni yaba president ni yabahanzi ni yabastar bench muri rusange inkoni Kofi Olomide ajya yifata inkoni Museveni president of Uganda ajya yifata inkoni arimo abantu bench koko bayifata for umuntu ufite inkoni ninde for umuntu wambaye gutya ninde Masai zimetoka pale Kenya kwa Wamasai ukakomeza uyu mukenyero gake zamura garukiriza kuri iriya fanta iyo fanta kwanza ntuharenge ubundi nganire nawe turaganira iminota 5 atari yivuga nta n'umuntu wari wamureba mu maso nono and then baraza kutubwira muri comment ngo uwo muntu ninde umeze gute amahoro biracamo ntacyo bitwaye are you well so cool yeah bino na mata bana je suis très bien sina problème na dunia sina problème na gouvernement sina problème na Mungu nta kibazo mfitanye uzari na bongote malembe yo yebina yo lingala tekende malembe peti pani bino bozala lombangu boende yo zalana no sarana na discipline tango zoro bana mukunzi oza journaliste loko oza journaliste ngana za grand frère nayo uzona nanga trebi pena ya star mini ustaranye n'umustar king of YouTube so nubwo abantu bagenda bapinga ngo ni bakiramani ngo ni ba YAGo TV show ngo ni basabe ngo ni ba Irene ngo ni ba Murindahabi I'm king of YouTube mwese icyo nzi cyo abo bose mvuze cameraman noneho nta muntu ntagaburiye
Yaka uretse manze nibwirira abantu barebe Seka Comedy. Oya please kambanze ngusobanurire. Seka Comedy nurimo. Ngo bamurinda, ngo bayago, ngo bande. Boss. Nta muntu utarariye kuzina rya Yaka. The reason why I'm king of YouTube even right. Kamera yivuze. So turi kumwe na Yaka Mwana. Hari udafite video yanjye muri abo bose. Wera kuri Sabe numva ngo niwe kibamba. Haba ziriya za Filmax. Haba kuri Empire. Haba kuri YAGo TV show. Ninde utaragaburirwa n'izina Yaka kuri views? Ninde ntagaburiye kuri views z'izina Yaka Mwana? Ninde uzatunzwe nawe? Who is that? Nani? Mwarenza mukajya aho ngaho ngo Yaka Mwana. Usendirirwa muvuga koko. I'm king of YouTube, so you have. Uramutse ufite ubwenge wavuga king of YouTube mu mazina. So turi kumwe n'uyu mureba king of YouTube. Cameraman baba zooming kara kantu kari king of YouTube. C'est moi qui c'est tout. Yaka imyenda wayikuye. Iyi myenda. Wenje mbataka kugira ngo mbereke yuko ni mukuru wanyu n'aba basitari bari kuza ngo banumza ngo bansabe ngo babijiyo bija kandi mukorana muri Seka Comedy turakorana ariko bagomba kwemera ko ndi mukuru wabo. I'm king of YouTube, so karakano wakazuminze king of YouTube ngo kiramani ubwaranzi dura muri bavakuri kwa Bishop Gafaranga muri bavakuri no twashutinganye ubwa mbere. So kumva ko rero ngewe mushaka kunyigerakaho nayo naba ba mitsutsu bande mushaka kunkura kuri tele never naho mwanyura wa mugani wa His Excellency you can't cross naho mwakorusi you can't cross anywhere. So ukurikiye GJC Media TV ushaka no kureba comedy ducishaho yitwa Seka Comedy iriho na Yaka Mwana ariho babijiyo bija nibindi cyangwa se ukareba na Ganza Films. Ni filme y'ubwenge ishaka kukwigisha ikakuvana ahantu ikakugeza ahandi ukaba wagira icyo wunguka mu buzima bwawe ukabasha kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Mwisi ubuzima buraducanga, mwisi ibintu bemeze gutya. Reba Ganza Films cyangwa se niba kuruhura mu mutwe cyo bita reduce stress. Ndabeshye Yaka. Reduce stress. Reba Seka Comedy irimo Yaka Mwana. This is YouTube king of YouTube. Nkuko nshaka kubabwira gusa ngewe attention n'izina ryanjye apana gukinisha izina Yaka Mwana. So abo ngaburiya ni benshi hari nabo nazi abatunzwe n'izina Yaka. Ugiye no kuri Instagram ukajya kuri YouTube ukajya kuri YouTube ukandika izina Yaka usanga hari abantu benshi batunzwe n'izina Yaka kandi batunzwe na video za. Ese ubundi ugira account ya njye kuri YouTube ngiye nkareba kashaka Yaka nabaye bamwe baba USA bandi ba mu Bwongereza bandi senza aho baba kandi bose batunzwe na video za. Ese ugira account ya Instagram? Account ya Instagram so I don't have it. YouTube channel have YouTube channel I don't have. Facebook ngewe ngaburira abandi Facebook ngaburira aba YouTubers ngewe na account ngira no turajya ngaburira aba YouTubers ngewe. Ese Yaka man uyu munsi turabona wigaragaje nka king of YouTube. Nese ngewe nuko umuntu hari umuntu ugeze kumanaginganya kwigendera Vidi Frank harabibonye ejo bundi ngewe much respect to him. 2020 ngewe ndi king of YouTube ngewe Howard ngewe ntago mwambonye ndi kumwe na Mabusha convention ngewe Marigereke tutatahanya Howard ariko twari ihene yose. Ndetse uhera kuki uvuga kuri king of YouTube in Rwanda king of YouTube nari nkugabanyije n'amapeti impamvu ntangiriraho mbabwira ko ndi king of YouTube muri aba basitari bose bari i Kigali ninde ufite video nyinshi kundusha ninde ufite video kuri channel zigiye zitandukanye kundusha ninde wandushije gukora kuri channel zigiye zitandukanye nizapfuye nizarangiye
nizazutse nizipfa zikongera zikazuka ninundusha video nyinshi cyane ninundusha views ufashe video zose kuri channel zose ngiye nanyuzeho habakwe kuri Afirimax basabye barakuse niki koko niki ase bura story ya Medi ntikurusha views iki story ya Medi Randrim ifite miliyoni zigera mu 100 na wowe uzafate video zanjye zose uzishyire hano noneho ukore multiplication nangwa se multiplication noneho turebe duteranye zose dukubi mukubi noneho urebe ko ngewe Medi ngiye ntamurusha views ngewe ya mukingo of YouTube ngiye niwapinga muzahora mupinga ako karaure kari guhisha maranka yawe oya ngewe buretse nkubwire tunde ngiye nkubwire Medi cyandusha na amafaranga akaba ndusha wenda nabonye yaranarongoye ariko makuru mfite ngo ategekwa n'umugore ngiye rero ntago nanjye kurongora byo gutegekwa n'umugore ngo umugore amubwira ngo nyura katagurya zinyura hano katagurya ngiye rero nta mugore wanyobora mbabarire atazagira n'uwo dukora ubukwe ngo abaye mugore wanjye ugatangira ukanyobora nta n'iminsi 2 twabarana ko nanjye mfunze umutwe ngewe nicyo kintu kinica amakwe y'iki gihe nako ingo z'iki gihe habura uwubahundi ako kuba tutagize umugore agafunga umutwe n'umugabo agafunga ibyo bintu arya bari uburinganire ariko abantu bakabyumva nabi umutwe uri umugore banacomoka nanjye ncomoka ari ukuntu yaba ari uburinganire komeza gahunda zawe nanjye nkumeze ego ahubwo reka twikomereza ibyacu birabyo ntago tubihagazeho si byose ntago tuba ariko yaka wa mugani uri mu bantu bahora batrendinga batajya bazima bakomeza gutrendinga kuri channel uhereye igihe twakuboneye muri social media ibanga ryawe ni irihe gusa nakubwira ngo ibanga ryanjye ni irihe ibanga bituma uhoro utrending uhoro uri YAKA MWANA uri harya ni Imana yanyereye igikundiro igatuma nkundwa n'abantu baranyikundira gusa nta n'amagambo menshi mfite nk'ayabari abonda bita ngo naba comedian asetsa abantu cyane ngewe gusa abantu baranyikundira Imana yanyereye igikundiro za coding god nje nabindi nta kinavu ko abantu banyikundira no kubura ntazimushora kunkiraho ukwezi kose abantu bakindeba abantu batarampaga so is a coding god my brother ntago navaho ni ngewe nangwa se nuko ndusha abandi inzobe nangwa se nuko ndusha abandi amataye nangwa se ngo ndi bogari so ni juu ya Mungu is a coding god juu ya Mungu God is brain so uyu munsi rero YAKA MWANA watwemeje kabisa watwemeje pe ko tuzi ko super manager ari we declare ko ari we king of YouTube no uyu munsi nabibona uramukizwa niki super manager rero nawe uramukizwa niki super manager ni discipline ejo bundi aragiye ashinze channel bita ngo ni Super TV show ira Super TV show namaye ama interview nawe nge nawe nazafasha ugitangira gacano kawe uzanyifashishe nze ngufashe namaye n'ama interview agenda abona views ukuntu nawe namaye support ariko super manager ikintu cyambabaje nuko yigeze gutuka aba youtubers ngo nimbura mukoro ngo babuze icyo bakora yarangiza nawe iki gihe akaba ari imutunze ari imutunze yaratumye namenyekana ariko ari yigeze kubivuga cyo gihe YAGo niwe yigeze kubimbwira cyo gihe nandi kwa YAGo yego arambwira ngo super manager ngo yatutse ngo abanyamakuru b'aba youtubers ngo nimbura mukoro ngo ngo nimbura mukoro none ubu ngubu nawe akaba aribyo byamubakizina YouTube so ibyo ngibyo nibyo bituma tumuvana ku maranka se cyangwa se tutavugakaro ni ranka
cyo mwivugishwa ngo ranka ariko rank simuzi cyari ugiye kumwera nk'abanyagahene bamwe usanga banyuze mu nzagwa ngo nari majoro wakata ukumva ndamaze guhaga imbutabuta ngo nari koroneli none nawe ngo super manager kuba atari kuba nawe YouTube imutunze cyangwa waramuhaye ibiganiro kuri Super TV show nkuko bivuga nibyo bituma atari we king of YouTube. Ase wa mungane ubu ndigeza guha ikiganiro kuri channel yawe ntayo ugira mu gihe rero ntayo yaranyifashije ndagenda mu support kuri ndanayizamura uzarebe kuri channel urebe views mafite mu biganiro namuhaye so reka tubwire abadukurikira kuri GJC Media TV noneho Yaka batubwire koko niba ari wowe king of YouTube. Turashaka kubura gusa nta nubwo ari ngewe ngenyine. YouTube itunze abantu benshi, itunze imiryango munini hano, itunze abana b'abantu. So social media rwose vraiment by'umwihariko YouTube itunze abantu benshi cyane. Nta nubwo ari ngewe. Niki bimariye audience igukurikira? Audience igukurikira ibyo biganiro baha audience nsobanura mu Kinyarwanda. Okay, abagukurikira muri rusange. Abankurikira. Yego. Abankurikira nko gusa sometime shobora icyo yamariye nuko babona ko mari kandi banansapotinga kuri subscribe niba nagwaye ikiganiro hano kuri GJC Media TV bagakora izo subscribe ejo uzongera unyenere. So ndanabashimira by'umwihariko abankurikirana ukabona aricyo bimariye YouTube cyangwa se bimariye audience gukurikira kisibira kibamariye kuko niba wenda ukenera kureba ibiganiro byanjye ukajya kuri YouTube ufite stress nangwa se ushaka nko kwisekera ushaka nko gushimisha umuntu wawe ukajya kuri TikTok atireba akantu kayaka yes it makes you very happy also nanjye gutyo so mina fry sana ngiye sinka nabo ndabanga bagenda bazana ibigambo ngo yakamwana barwaye sida ngo yarananutse sida ntabwo ikiri ikibazo sida byaroroshye so ejo muni ngewe ndabandi US my brother ndabandi USA ndabandi kumwe na Iron imfura ya mabuja wanjye mutoni ASSIA Iron mabuja wamenye ko yabyaye boga umusore w'umunyamerika abantu umusore ariko mabuja yabyaye umusore kandi umugabo urabona ni umusore mabuja muvugana umusore nishobora twaravuganye mabuja turavugana buri munsi kabisa. None Yaka pranka ukora cyangwa se ukoresha n'ama YouTube channel menshi uzumva gute? Abantu rero bari kujya mu bintu by'amapranka izo ukoresha wowe ubwawe ndi kugaruka kuri Yaka mwana pranka ukoresha n'ama YouTube channel menshi nta YouTube channel ngira nta pranka nkora ahubwo ngewe barazinkoresha. Umuntu ashobora gutegura pranka kuri channel ye akaza akankubita amafaranga yo kurya akankoresha pranka runaka ariko ipfa kuba ari pranka yo gushimisha abantu yo gusetsa abantu itabangamiye rubanda itabangamiye rubanda cyangwa itabangamiye inzego z'umutekano nangwa se inzego za leta. Mbwire n'aba YouTubers umuntu uzakora pranka shaka kubangamira inzego za leta nakazi cye bazamuzirikana na mikoro ye. None ntago ushobora kumva ko izo prank ukora bishobora gutuma audience abagukurikira bagutakariza ikizere? Mbokuna kariza ikizere pranka zirari nyinshi ko baranabizi. Anytime dukora utwo tuntu twa pranka zirari ariko ntabwo ari zose. Ariko hari utuntu dukora kugira ngo abantu baseke abantu bishime bajya kuri YouTube bagasa. Hari ibintu byo kuvuga rero ngo pranka ni nyinshi ntakagire n'ugenda ku muntu wariya ngo batwitse tugomba gutwika nyine kuko dukeneye views my brother. Hari urugero rwa pranka ngiye mbona
urugero wenda nka hari nka planka njya mbona ukoreshwa uvuga ko wararanye n'umukobwa ego waranye n'umukobwa ndetse mukanakoranaho si ibyo gusa mukanasomana iyo planka kuri wowe how do you feel? nuko ari ibintu bihari ubona audience itagutakariza icyizere? oya ni ibintu bihari binabaho nezira ni message uri gutanga ni message mba ndi gutanga ibintu bibaho yes ni message mba ndi gutanga ko ni ibintu bibaho none se n'abantu bajya mu ndaye basize n'abagore mu mago bakajya mu ndaye none se n'abatipe hano bagura indaye none se indaya ntizihari izicuruza se nizifite n'abakiriya indaya zirari niba rero nakoze plug ngo nagiye mu ndaya ntabwo ari kuvuga ko ndinde niki kigutera imbaraga zo kubiko zirari nyinshi cyane no mu mafilime yes haba no mu mafilime haba no muri seburi koko nese kubona papa sava yagiye kwenga ibitoki ari kunywa urwagwa nese ari urwagwa niki kigutera imbaraga zo kubikora kuri kamera yaka niki niki kigutera imbaraga zo kubikora bira byose kuri kamera imbere ya audience igukurikira ngewe none nka king of YouTube kankubwize nuko nta mugore ngira ndi n'umukiriya w'indaya nyabyo noneho uvuga ngo nakoze plank ngo nagiye mu ndaya ndi n'indaya nanjye ubwanjye ko ngewe ndi umuntu ndademara mfite moteri hano ngewe moteri yanjye ndayifite ndademara urumva kumva rero ngo nagiye mu ndaya nta n'igitangaza kirimo nta nubwo ari njye waba ubaye wa mbere n'abapasiteri barafatwa hano bakoze uburaya n'abadiakonese kumbwira rero ngo nakoze planka ngo nagiye mu ndaya ça ce n'est pas le problème ari ikibazo rwose tubwire ibintu bitanu by'ingirakamaro problème ce n'est pas problème okay tubwire ibintu bitanu by'ingirakamaro byakubayeho bitewe no kuba waramenyekanye kugeza ubu ngubu rwose wiyita king of YouTube but turakizwa n'iki kuba uri king of YouTube? Tubwire ibintu bitanu kugira ngo n'abaduha comment rukumva babyemeze koko umva babyemeze kuko hashobora kuba hazwi n'undi kunyomoza cyangwa hakaza ukunyomoza. Icyambere 2019 tujya gufata award ni ibintu bitanu ikimubwira icyambere tujya gufata award convention ndi kumwe na Mabusha wabaye nomine ariko se wabaye wa mbere ntago nabaye wa mbere ariko byo nyine kubona ninjira hariya abahageze ni bake bariyizi nicyo gihe nari mwe na YAGo bwa mbere kigenda ndi kubona Mabusha Mutoni ASSIA mubwira YAGo ashaka kumfuta interview mubwira tari maze kwiheba cyo ni cyambere ko wimye YAGo interview bwa mbere ayigukeneyeho cyo ni cyambere twari duye bwa mbere nanamuzi duriye convention muri award ashaka gufata interview urayimwe ntabwo ngiye nayimwe kuko sinari muzi nashaka no kuvuga Mabusha Mutoni ASSIA yarambwira ngo wibeshye tamubwira YAGo have agera hirya cyo gihe mwese mbwira tayari maze kwiheba nako kantu yataye icyo ni cyambere kuba warimye interview bwa mbere nago namwimye interview byonyine kubona narinjiye convention muri awe cyo ni cyambere abo so amungani bora aba YouTuber binjiye convention bangaye icyo ni cyambere icya kabiri icya kabiri nuko kugeza uyu mwanya kuva 2019 I'm still king of YouTube. How? Kubera ko nicanga muri uyu mwanya natumiwe na GJS Media TV. Nisubwe icyo kirakugira icya kabiri. Cyakabiri. Turashaka iyo ya mbere proof waruduye ya mbere, kimenso waruduye cya mbere. Uko biri abari muri abadukurikira baduha comment. Ariko uko biri turacyemeye ko watanze urugero. Icya kabiri uvuga ngo am king of YouTube. Vuga ngo icya kabiri kingira iki yakanakoze ibi. Cyakabiri. Cyakabiri. Nabaye number 1 2020.
fata award icyo gihe nabanaga na Vidi Frank Nyamirambo Nyamirambo yego seke cya kabiri icya gatatu ni ibintu bitanu gusabye bitanu kabiri let me think for the first icya kabiri icya gatatu icya gatatu ni uko ari njyewe uhagarariye impunzi zose zaturutse muri Kongo kuri YouTube usekaze njye uhagarariye inkambi ya Mahama none se sinjyewe ninde se ujya ubona hano icyo ngicyo nyemeye nashizika ese uraburana icya gatatu icya kane icya kane itonde rwose ubishakishe ni uko ari njyewe wanyuze kuri cano nyinshi mu Rwanda hari n'izo nibagiwe icyo ni icya kane gira ukompeta turakizwa n'abadukurikira muri comment cano zigiye zitandukanye cya gatanu ari nacyo cyanyuma ni uko ari njyewe ufite interview nyinshi oya kuba interview nyinshi kuri cano zitandukanye kuri cano nyinshi icyo ni kimwe none interview nyinshi I'm the first ibyo bintu ni kimwe ntabwo ari kimwe ibyo bintu ni kimwe kuri cano zitandukanye na interview nyinshi nuva interview zibare ziri ukwazo kuri cano nazo zibare biratandukanye n'ibintu ibyo bintu ni bimwe duha icyanyuma kitwe it's not the same it's the same duha ikintu kimwe cyanyuma twemeza ko kimwe kuko ibyo ngibyo ntabwo tubihakanye ariko turabishyira mu gisubizo cyangwa se mu bintu mu cya kane turashaka icya gatanu kandi ubu umwe Clever ndatsinzwe nko pesa nagereranye icya gatanu icya gatanu gishake ni uko ari njye mu YouTubers wa mbere unywa agacupa kuri control kuri system abandi banywa agacupa batari kuri control ni bandi Metre Nzovu kubitwa Nyagahene we nuko muri iminsi bamaze iminsi yararokotse ninjye unywa agacupa nkagakontorora neza ibyo comment barabivuga hoye baratubwira ibintu turakizwa na comment ibyo ni ibyawe ariko comment bari buduye nizo ziri budukiza tuzanakora n'ikindi kiganiro urumva ikindi nuko ari njye mu YouTubers ikindi cya gatatu nuko ari njye mu YouTubers cya gatanu yakakumenyekana kwawe ubikesha abande kumenyekana kwawe kuba kakanyuri king of YouTube kuburi YAKA MWANA kuri uri Mr Mesha mbikesha Rurema nta bantu ujya ubikesha ntabo YAKA ninde wakuvanye mu nkambi YAKA mu biganiro ushima ASSIA YAKA tumaze kuvuga ushima Vidi Frank YAKA tumaze kuvuga ushima abandi ASSIA nyine bashyire kuri liste babishyire kuri liste nyine yabifashijemo ariko yabikoreshejwemo n'Imana nawe kuko nta gikorwa Imana itabizi habanza Uwiteka Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abasilamu mwese assalamu alaykum habanza Allah cyangwa se habanza Imana cyo ni cyambere nyuma y'Imana rugira byose rurema ubikesha abandi nyuma nuva kumenyekana kwawe habanza Imana rugira ariko se nyuma y'Imana
kumenyekana kwawe ubikesha abandi? Ni Ibrahimu Manibura wansanze mu nkambi niwe wanunze kamera bwa mbere. Manibu uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri Mutoni ASSIA. uwa gatatu nta abandi bazanye. Vidi Frank asenya kugendera bavugaga kandi. Vidi Frank nawe yaramfashije ariko yamfashije ari uko mvuye kwa ASSIA. Yaramfashije kucyo gihe nta nubwo ASSIA yigeze anyirukana. Ahubwo narasinze ndiyirukana kubera icupa ryanjye. Ariko ikintu nshimira by'umwihariko ASSIA we nuko nagendaga ngasara ariko nkongera nkagaruka. Tubwire bitanu. Tubwire ibintu bitanu nibura ushimira abo bantu batumye inyenyeri ya YAKA izamuka cyangwa se yaka. Abande tubwire ibintu bitanu ushimira Manibu, ushimira ASSIA. Manibu wakuvanye mu nkambi tunamushimira cyane kuko kanye yatakuvana yo ntago tuba twicaranye. Aha, ushimira ASSIA. Urkumva abo babiri nyine ibintu bitanu ubashimira kuko batumye inyenyeri yawe yaka ukaba YAKA mwana kawice kuri GJC. Ni bitanu bose muri rusange utavuze okay wanomina umuntu wabashimira byose muri rusange bitanu ukaba ASSIA. Ibyo namushimira niwe wankuye mu nkambi kuko niwe wamamagaje i Kigali ndagenda. Cya kabiri mushimira byo nyine kubona narabaye iwe mbiwe meze nk'umwana we kandi ASSIA murusha imyaka. Urumva mbiwe mu rugo tugasangira icyo ariye ntavuge ngo ararya isahani ye ngo nge bamiyange. Mwasangira ku isahani imwe? Ibyo ariyeho nibyo narya. Ikindi nashimira ASSIA. ASSIA ni byinshi nase umuntu wakubanye musangira buri kimwe. Urumva ikindi ubiwe mu rugo. Urumva ni byinshi cyane. Bitanu birabuze. Ibyo nibyo ushimira ASSIA. Rwanda rwa Manibu. Ibrahim Manibu cyo namushimira cya mbere nuko ari we muntu wanunze kamera bwa mbere ansanze mu nkambi wacu Gicumbi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko na n'uyu munsi tukiri kumwe sinaburara hari. Niyo nta shutinze nagiye gukora ndamamura ngamubwira ati Ibrahim ndaburaye kanyohereza amafaranga yo kurya. Urumva kindi cya kabiri sinagira ikibazo cy'inzu Manibari inzu mbamo kugeza uyu munsi. Ndambwira ati mfasha nabuze amafaranga yo kwishyura kabimfasha. Uti wamvanye mu nkambi kugeza iki gihe. Kugeza iki gihe Manibu turacyakorana. Urumva rero ni byinshi umuntu tukiri kumwe n'ibindi bizagenda biza step by step. Hakudiye twakomeje kuganira ndibagirwa. Ubundi nk'ubu nkanjye nkuganiriza gute ibi ngibi? Tubwira amakuru ya ASSIA. Tubwira amakuru ya ASSIA. ASSIA muraheru ariko ASSIA muraherukanye? Mabuja ejo bundi twaravuganye. Neje bundi nari ndwaye aramwe ngiye kwivuza yishyura amafaranga kurabizira mitore ngira. Mabuja turavugana buri munsi. Yaranabyaye murabizi. So ndumva nta bindi. Nicyo wamubwira hahereye se mwana? Cyo nambwira Mabuja se. Hahereye ariya state. Usena namubwira iki koko Mabuja? Mbocyo namubwira gusa kugeza uyu mwanya anyitegure. Imana ibishyizemo agatege. Dushobora kuzasangira bonane ya 2023. Aso wamungani YAKA amakuru yo kujya USA, yo kujya state, yo kujya muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimeze bite? Ibyo bintu mazanye n'umuntu wongera kubimbaza kuko babimbaje inshuro nyinshi. Nyina nababwiye yuko ntegereje twebwe muri ASSIA turategereza anytime muzumva bamamagaye nagiye. Nta kintu nyine noneho mbaze ku dosiye ya USA. Njye nabwiye yuko ntegereje twe turategereza ntabwo umenya igihe uzagendera n'aka kanya. Wakumva bamamagaye nkurira indege. Ibyo ngibyo naze none kubimbazaho cyane. Winjira muri social media ngira ngo ASSIA ataramenya ko nawe ubwe azajya USA, azajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Waramusezeraga ubyibuke, waramusezeraga.
icyo gihe umusezera urukumva umubwira ko sinzi nibyo icyo gihe umusezera urabyuka kwegeza kumusezera icyo gihe wamubwiye ko ugiye kugenda none byarangiye ariwe ugutanze urabivugaho iki yaka kuvuga ngo rero mabuja yarantanze mabuja ntago duhuje kesi mabuja yagiye nk'umunyarwanda yanyuze muri processes zo yagiye nk'umunyarwanda muri ibi niba bari byikira green card niba byita green card yagiye kuri green card be kontre n'umugabo we bishyiramo agategeko ko yari afite sheri we bahe USA twebwe rero tugenda nk'impunzi for free twe tugenda nk'impunzi nta kiguzi kibamo ariko mabuja yagiye yitegeye indege twebwe nta kiguzi kibamo tugenda kuri gahunda ya ASSIA tugenda n'amazu yacu ateguye ari USA noneho twebwe n'akarusho tukigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amadolari baduha yitwa welcome urakaza neza ndabanza ngukubita amadolari 100 ubanza umwe agafata abantu dutandukanye na green card twebwe wa refugee twe tugenda nk'impunzi ego uzana mubaze na nubajya mbwira atahubwo mwebwe impunzi nimwe mubizamo neza twebwe bana hano no kwigira ariko twebwe tukigerayo uba ufite umuntu bita kesi waka wawe abagufite icyumweru urya unywa ibintu byose for free jewe rero kubona mabuja yarananzeyo ntago ari amahirwe nta nubwo navuga ngo amahirwe yanjye make ahubwo wenda kuri njyewe ni ikibazo nagize cyo kwica dosiye yanjye kuko mabuja mba naramutanze muri Amerika nge mba naragiye 2019 uzabaze n'abazi kese yanjye ubu waramuhaye welcome mba naramuhaye kuri njyewe kambwe ati hano ni Los Angeles ahubwo hano ni ahubwo njyewe cyanshimishije no kubona naragiye cyatumye menyana nawe kuko nari kugenda naramenyana na si kuko dosiye yanjye ndi hafi kujya USA nari naramenyana na si twamenyanye ngiye dosiye yanjye ndi hafi kabisa kurira indege urumva rero mba naramutanze USA uretse gusa ikibazo nagize cyo gusinda nkarwana nicyo kibazo nagize gusa nawe nari kumutanga USA kandi nari kugenda nk'impunzi ngewe nta kiguzi nabyo kuvuga byose gahunda ari za UN nihe nama wagira abantu banywa bagasinda mbo kunywa no gusinda nta kibazo kirimo ahubwo ikibi gusa nyine inama wagira kutamanaginga ubwo businzi bwawe kunywa ugasinda nta n'umuntu unywa inzoga adakeneye gusinda tuba dukeneye gusindamo gakeya ugafata ka presiyo ahubwo ikibazo tugira gusa ni ukudakontora ubwo businzi bwawe ukanywa inzoga aho kugira ngo uziyobore zikakuyobora zikagukoresha uteruye bande ukajya kwiba ugakora ibitagukwiye nicyo kibazo nawe ubundi gusinda there is no problem uteruye bande akayoga kawe ukigira mu gukiryamira amahoro ntugire wanduranya nawe there is no problem uteruye bande rero ni bande utera ibuye by'umwihariko uvuga aba YouTube urabazi mwamuziranye turaziranye yaka ahubwo amakuru mfite yaguwe ngo siganywa ni fake ngo siganywa ni ayo wayakuye urayizeye yagwagereye mu buhanzi rero yagiye ahura n'abahanzi nyine banyweye amatabi menshi bone bari bapifurana bande nawe aragenda yikubita mu matabi uzi kubona nk'umuntu nka YAGo koko wizere gutanga ubuvugizi abantu bakaremera abantu ukumva yagwagiye kuri social media ngo agaswere koko umuntu nka YAGo koko ngo agaswere ese icyo ni ikinyabupfura cy'umunyamakuru koko w'umutubazi wizerwa kuri nese warabyumvise hari umukobwa ejo twari turi kumwe uriya umukobwa ejo ngo yateye inda uwo mukobwa ngira ngo yaranabyaye harangije ngo yihakana umwana njyewe rero nagihamye mfite ko uwo mwana ari uwe ariko inama namugira niba azi ko uwo mwana ari uwe
akaba adashaka uriya mukobwa narekipera umwana arira umwana ubwo se nubwo wakwanga umugore wenda ni mubi wenda sitaye yawe size yawe wakwanga n'umwana wawe koko damu yakwa amaraso yawe vrema wakwanga amaraso yawe yago garura umutima wa kimuntu niba uriya mukobwa utamushaka wenda uzarongora undi ariko rekipere mutoto buriya wakwanga umwana wenda wabuze ubushobozi bwo kumurera ariko ntubuze ubushobozi bwo kurera umwana warangiza kwanga umwana wawe amaraso yawe vrema kuri wowe inzoga uyifata nk'iki yaka kuri wowe inzoga ufata nk'iki inzoga nyifata kandi inzoga nyifata yego inzoga nyifata nk'igitsina gore byose nibishimisha abagabo kurabona iyo umuntu yanyweye agacupa usanga afite ka morali ukuntu uzarebe umuntu wamenyereye kunywa inzoga uzamucunge yatanyweye icupa aba ameze nk'inkoko yaguye mu mazi aba akonje nanjye ubwanjye uzancunge nawe nanjye kubaza ngo kuri wowe kuri njyewe buriyo nanyweye icupa mba nkonje ariko iyo nasomyeho gake mba mfite akanyamuneza ubona nishimye ndi kuganira uzi ko njyewe buriya iyo nanyweye icupa n'umuntu amvugisha nkumva ari kunkomeretsa nkumva sinshaka no kuvugana n'umuntu kubona agasomye mba mfite akanyamuneza gasukira abantu bose abana muri karitiye utubombo gusanga ndi no kubyina rwose akazi kikajyamo ukabona nishimye inzoga rero itera akanyamuneza uyinywera akanyamuneza yes of course yaka tubwire mwiringara uburyo uri king of YouTube uburyo uri king of YouTube sibyo noneho n'abatwumva babashe kubyumva babyumve bamenye ngo babyumviro banamenye no kubivuga king of YouTube mwiringara tubwira uburyo king of YouTube ngiye uburyo nabikubwira nga na mukolo YouTube boy yo kanga trebe na sali mukolo YouTube na mukolo YouTube uzona ngai ubwo mwiringara mukolo YouTube ngayoyo amukolo na ya mukolo na sali mukolo YouTube na mukolo YouTube uzona ngai kebana bilo akota kebo sogana ngai na ngai na Kigali ngande mukolo YouTube boke bana bino wana ibyiringara bikaba birabaye kera cyane ngo ngwiki nabumviringara babyumvise ngo ngwiki oya harimo nabakubyiga subira bisi binoke na za mukolo YouTube ngande mukolo YouTube yawo na mboka po YouTube zarana mukilimo bimba zawo na Kigali te mukilimo bimba ngande mukolo YouTube buzo nga trebe bola nanga trebe sikasikoyo nangalengolo mu Kinyarwanda harabajya bavuga ngo gupfa uhagaze iyo bavuga gutyo yaka wumva bisobanuye iki man hari abantu twapfuye duhagaze nanjye nawe urimo se gupfa uhagaze ni ukubaho utariho abandi bafite amamodoka bari kurya neza ariko ugasanga bayaka twirirwa kuri YouTube bari ugasanga urariye ibishyimbo bya 300 na capati abandi bameze neza baryoshye ugasanga uri kwisa ariko udahari urutwa n'uwapfuye nyine umuntu wapfuye ahagaze ameze gute akadusobanurira hari abantu bapfuye bahagaze ugasanga turi kuri iyi si ariko tudahari hari abantu bayiriho hari abantu turi kuri iyi si tumeze nk'abadahari twaraherekeje abandi bariho neza twe turiho nayo niyo njya mvuga ukavukana umuru ukarinda usazana burutwa no gupfa uteganya kuzashaka umugore mbo kuzashaka umugore ndabiteganya ariko ntago biri hafi aha ndabyifuza ku myaka yawe ngewe gushaka umugore ndabyifuza ariko there is no possibility nta bushobozi bwari kuki gihe gushaka umugore w'iki gihe ni ukushaka icyo mutungisha hari n'ubu bifite ahubwo ntibanabibanemo kinanamureke kuko n'abanyabi badutera ibibazo hari n'igihe namushaka mufite ayo mafaranga ibana mukananiranwa rwose ntimuyasangire bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ukaba wenda utamutunganya mu gisaswa neza ikabibaye impamvu buriya ahangaha hanze hari abantu mubona bafite abagore
ariko batarara ku gitanda kimwe. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibibazo by'ingo nyine ngiye sinabyinjiramo cyane, ariko hari ingero nagiye mbona rwose ugasanga abantu babana mu nzu ariko ntibashobora gufatana akaboko ngo bajyane gusenga, bahurira aho ngaho mu rugo gusa, abana babizi, ariko nta na rimwe bashobora guhura ku buri umugabo agira ubugorore bwariya n'umugore ari. Izi ngo ziri hanze ndakubwiye ni problème n'ama problème. Hari n'abo ubona mu muhanda usanga umugore rwose mwiza ushinguye ufite ikibuno kimeze neza, ariko kumwe n'umugabo we yambaye ikoti contre karuvati, ibana batamuka avuga ati rwose ruriya ni urugo rwose, uriya mugabo rwose yarongoye neza. Kandi mu rugo zirara zishya ziguruma danger de danger mo kabisa. Ampaye yaka uturuka mu nkambi, ubuzima bwo kuba mu nkambi of course ku mpunzi bwakwigishije iki? Yaka bwakwigishije iki? Nirihe somo wakuyemo bwakwigishije iki? Ubuzima bwo kuba mu nkambi narabwakiye kuko nakundi akaje karemerwa, ko na n'ubu ndacyari impunzi, nta wangi wabo anytime nanasubirayo kuko niho mu rugo, kuko mu nkambi n'ubundi niho mbarirwa. Kuba ndi hano i Kigali naje gushakisha nk'abandi bose, nkuko n'umuntu ava mu ntara akaza guhigira hano i Kigali, naho mu nkambi niho mu rugo. Ubuzima bwo mu nkambi ujya ubasura? Ubuzima bwo mu nkambi ngewe ikintu cyanyigishije, bwanyigishije kuba muri sosiyete, kuko buriya iyo muri mu nkambi mufite ikibazo kimwe bikugisha kuba muri sosiyete muhurira kuri buri kimwe. So bikugisha kuba muri sosiyete, byanyigishije kuba muri sosiyete, nicyo kintu byanyigishije kubana n'abantu. Ujya ubasura? Ujya usura mu nkambi? Ntago nabasura, hariya ni mu rugo, ni time nirasayo nkagaruka. Uhorayo? Ni iwacu. Yaka muri Kongo iwanyu hakomeje kumvikana intambara, ndetse hariho n'abantu batandukanye bari kuvutswa ubuzima, bari kwicwa, ndetse n'abari kuva mu byabo. Bwira abakongomani mwiringara no mu Giswahili bareke kurwana bapfa ubusa, sibyo? Bakundane kandi babane mu mahoro. Iyi si turwaniraho twese turayisiga. Yaka turayisiga, ni nabyo kandi koko turayisiga. Bantu mwese biremwa by'Imana, dukundane kuko iyi si yacu. Bwira abakongomani, turi kugana no ku musozo. Ngewe abakongomani ngewe ntacyo nababwira. Ibyo nta nubwo bindeba, kuko iyo njyanye aho ngaho ubu nshyize muri kese, mfite famille zanjye ziri kwicwa hariya. Ibyo njyanye rero muri kese uba ushatse kunzanamo ibindi bibazo, ibyo ntabwo bindeba, bifite ababireba, abo bireba bazabikemure cyangwa bakomeze, ibyo ntabwo bindeba. Ngewe nanjye bari bagiye kunyica nuko nabaciye. Basi sorry, ntabwo twe tuzi yuko ari uko bimeze. Ihangane n'icyo kibazo ntitwakakikubajije. So Yaka, ubona indirimbo zo mu Rwanda cyane izo twita secular, wibanze cyane kuzikorerwa muri iyi minsi, n'icyo ubona zimariye abanyarwanda, zimariye urubyiruko? Hari indirimbo secular music urazizi? Nazonze. Secular music ni izi ndirimbo izo twita izisi, indirimbo zitaramya ndetse n'izidasingiza Imana. Secular music z'aba diplomate, z'aba Afrique, z'aba Bruce Melody, Medina de Ben n'ibindi. Ntacyo zimariye urubyiruko, kuko inyinshi indirimbo z'iki gihe harimo ibigambo by'urukozasoni n'amashusho byonyine. Ugasanga abantu bambaye ubusa, kandi urabona indirimbo zirebwa n'abana batoya n'iki. Usanga rwose hari abantu bagiye kuririmba indirimbo ariko wareba amashusho yazo, wenda nuko bashyiramo sirenge, wenda umwana akaba atabyukumva ibyo ari byo, ariko ari amashusho. Hari amashusho rwose abakabije, ziriya video zo kwambara ubusa ugasanga bambaye imyenda idakwiye, it is not good. Ese ubona abakobwa babyina muri izo ndirimbo z'iki gihe mwana
nyine bari ubona babyinamo ubona bakitwara gute bitwara gute asiko kubimbaza ko ari iby'iki gihe nyine urabona ninjye uzabihindura ninjye waje gukemura ibibazo byananiranye se ubona bari abakobwa bakitwara gute se bafande byarabananiye kubikemura ngewe ninjye uzakemura ibibazo urabona nzajya kubwira umuntu mu muhanda ngo niyambare uko mbishaka n'ababishoboye byarabananiye ubwo ni ibyabo nyine buri wese azabaza iby'imbere y'Imana ku giti cye ubona bakitwara gute bitwara bate cyambere bitwara nabi bakakwitwaye neza kumwitwarire yabo ntabwo ari myiza iri kuganisha isi ahabi bagakwiye kwitwara neza ariko rero ngewe ntabwo najya gushyiramo umuntu umugozi kuko ntabwo ndafande kabera nawe yarababwiye baramunanira bagenda bambara utuguti hano mu muhanda jambo nanga ugasanga umuntu w'umukecuru ufite imyaka nka 70 ari kuri moto amatako yose ari hanze babona hano usanga umuntu w'umukecuru yakubisemo kakora hanze aha za mitsingi zaramurenze ngewe rero nta kintu nakora nese abantu afande kabera yagerageje bakamunanira urumva nge nahindura ese nta ngaruka ubona zishobora kuba zibageraho ingaruka zirahari ingaruka zitabaho ingaruka zigera ku bana babo nese uzaba uri umukecuru umwuzukuru wawe abone wambaye ubusa umwuzukuru wawe azabura kwambara ubusa rwose barakabije niba ari ya mico rero hano harabaye muri Amerika ngo biganye imico y'abazungu nibakomereza aho rwose nge nababwira iki ariko rwose hari igihe bakabya bakarengera yego no babujije kwambara neza rwose mu mugaragaza ayo mataye yanyu ariko mumenye ko ayo mataye yanyu anytime muzisangira rusoro ushobora kurata ikibuno rwose ukarata ikibuno ngo ufite ikibuno cyiza ngo ufite amataye ejo ukazisangira usororo turi kugana ku musozo ese yaka mwana let's be honest katube inyangamugayo rwose tugerageze tuvugishe ukuri ni ikibazo cya nyuma rwose twagannye ku musozo nyuma y'inzoga n'indaya yaka mwana akunda iki byose ndabikunda nyine nyuma y'inzoga n'indaya ibyo urabikunda hirya quelque part ahubwo nyuma y'inzoga n'indaya yaka mwana akunda iki nyuma y'inzoga n'indaya cyangwa inzoga ni baby urya neza oya inzoga n'indaya ubwo wabishyize ku ruhande nkunda kurya neza nkarya kaboga wenda kwa mbere kwa kabiri nkahindura agafi ndura agasupu keza kisambaza kurya neza rwose no kuryama neza buriya nubwo warya neza ukaryama nabi sha ntacyo byakumarira iyo myenda se cyangwa se iyi myambaro man irakubereye se ubundi ubu ninde wagwaye igitekerezo cyo kuza gukora ikiganiro umeze gutya nawe I'd like to show you that I'm king of YouTube so is the reason why I'm weird like this so thank you so much. This is JJC Media TV. Wihaye igitekerezo cyo kuba uri king of YouTube. Yes. Yego. Ni wowe wakihaye wowe ubwawe yaka mwana. Icara dusoze se nkubwira kandi. Fata iyo nkoni kwa kundi turebe. Yigize nyifata ko nyifata nka Karachnikov se. Nimbunda narayigeze ngende. Karachnikov kamarama. Nshimire twatangira iki kiganiro tukakigerana no ku musozo nshimire wowe udahwema kora subscribe share ndetse na comment kuri JJC Media TV ndi kumwe na Yaka Mwana king of YouTube mwiringara ryavuga mukolo YouTube bongo na ibisa yote ese nka mukolo YouTube nari tushime Clever a man of the people ndo mugaragu y'Imana nari kumwe na cameraman Eric wetu bana tukagerana mu bindi biganiro tukabana muri byose muri Seka Films ndagushishikariza kuyireba irimo yakamwanira ko irimo na bigiyo bija n'abandi benshi batandukanye muri Ganza Films filime yaguhindura ubuzima ukabasha gufata inama runaka nayo jyireba shalom wo bireba Hasta la vista.